muri aka karere ka Gisagara twaje nka polisi muri bwa bukangurambaga bwa polisi duhuriyeho n'izindi nzego zaba inzego z'ibanze, inzego z'ubuzima, abaturage ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Ubukangurambaga rero bugamije kwibutsa abaturage inshingano zabo mu bijyanye no kwirinda, gukumira ndetse no kurandura burundu ibinyobwa bitujuje ubuziranenge by'umwihariko bidakoranye umwimerere wabyo. Uyu munsi rero twahuye n'ibyiciro bitandukanye muri aka karere ka Gisagara, by'umwihariko urubyiruko ariko rukora mu byiciro bitandukanye. Mwabonye abakanishi, mwabonye abanyonzi, mwabonye abamotari, mwabonye abakora amarondo atandukanye, amarondo y'umwuga ndetse n'amarondo atari ay'umwuga n'abaturage muri rusange. Ubutumwa rero turimo ni bwa bukangurambaga bwa polisi ku bufatanye n'izo nzego twari tumaze kuvuga bujyanye no kurandura burundu ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge kandi bidakoranye umwimerere, by'umwihariko muri gahunda yiswe hehe n'icyuma, sizo zawe zanjye. Izo ninki n'ibyo binyobwa byose zaba inzoga zaba iki ariko bitujuje ubuziranenge, ahubwo usanga uburyo bikozwemo birimo byangiza ubuzima bw'ababinyoye, by'umwihariko urubyiruko. Kandi tuzi neza ko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Twaganirije rero urubyiruko ku bijyanye rwose no kwirinda, tubashishikariza gutangira amakuru ku gihe aho bakeka hashobora kuba hagihisha ibyo byuma cyangwa bitabye ndetse n'ibindi binyobwa bitujuje ubuziranenge kandi bidakoranye umwimerere, kugira ngo batangire amakuru ku gihe, bive mu baturage bijye kumenwa, bijye kwangizwa. Kuko uko hashobora kugira umwe cyangwa babiri babihishira, niko bishobora gukomeza kurushaho kwangiza ubuzima bw'abaturage. Ngira ngo baduhaye ubuhamya butandukanye, mwakomeje mubibona uko bimeze. Gisagara rero nayo kimwe n'utundi muri utwo turere naho ibyo bikorwa byahagaragaraga, kandi ngira ngo mwarabibonye ubushize ibyo twamenye muri Gisagara byari byinshi kimwe n'ahandi. Turabikomeje rero kugira ngo turebe koko byose bishize mu baturage. Kuva rero twatangirira ibikorwa nka polisi dufatanyije n'izindi nzego, mu by'ukuri umusaruro polisi rimwe irawubona kandi wishimira ahanini ujyanye n'igabanuka ry'ibyaha, kuko twagize abaturage babuze ubuzima, twagize abaturage bakuyemo ubumuga bwa burundu. Uyu munsi dufite n'abaturage barimo bitabwaho kubera ingaruka z'ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge bitanakoranye n'umwimerere wabyo. Ariko nanone twagize n'abaturage bagaragara mu bikorwa byo guhungabanya umutekano, ko turimo turavuga ibyaha, amakimbirane yo mu muryango, gukubita no gukomeretsa, ubujura n'ibindi bitandukanye. Ahanini wasangaga byishorwamo n'urubyiruko bishingiye ku ngaruka z'ibyo biyobyabwenge babaga banyoye. Uyu munsi rero icyo twababwira twishimira nka polisi ku cyaha kijyanye no gukubita no gukomeretsa mu ntara yacu y'Amajyepfo, kugeza ubu birimo ubushakashatsi tumaze kubona, birimo biratwereka ko icyaha kijyanye no gukubita no gukomeretsa kimaze kugabanukaho hafi 50%. Bivuze iki? Amakimbirane yo mu muryango, gukubita no gukomeretsa, ubujura ahanini byiyongeraga kubera ko abenshi babigaragarwagaho cyangwa babyishoragamo baga babitewe n'ubwo businzi bakuye muri zo byiswe inzoga ariko atari inzoga mu by'ukuri, muri ibyo byuma, muri ibyo biki, noneho ugasanga ubwenge bwabo burayobye, bibasunikiye kwishora muri bya byaha. Niba rero turimo tuvuga ngo amakimbirane yo mu muryango, gukubita no gukomeretsa n'ibindi birimo biragabanuka, ubwo bivuze ngo n'umutekano w'abaturage urimo uragenda urushaho kubungabunga uko bikwiye. Twere nka polisi turabyishimira, kandi uyu mutekano wahungabanye n'ubuzima bw'abaturage ntabwo bigenda neza. Niyo mpamvu rero ari ibikorwa dukomeje twe nka polisi ku bufatanye n'izindi nzego, kandi birimo biragenda neza kandi bizakomeza kugenda neza, kuko ibikorwa byo kurandura burundu ibyo binyobwa, ibyo biyobyabwenge bitujuje ubuziranenge, ubwo turavuga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, ibyo biyobyabwenge, ibyo byuma, ibyo biki, twibutsa abaduteze amatwi ko hehe n'icyuma. Icyuma ntabwo kinyobwa ahubwo kiraterurwa. Ubwo turimo turashishikariza urubyiruko n'abandi baturage kujya muri siporo, bakajya muri gym, bakajya guterura ibyuma, ariko nta cyuma kinyobwa. Rero rwose turabirandura burundu ibyo byari byariswe ibyuma, ariko mu by'ukuri ari ibiyobyabwenge. Ibyuma tuzi nibyo muri gym baterura abantu bakora siporo. Urubyiruko rero n'abaturarwanda n'abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo, turabashishikariza kujya muri siporo bakirinda ibyo bindi byose bibashora mu
kuba byabangiriza ubuzima, kuba byabacunikira kujya mu byaha kubera ko ubwenge bwabo butarimo gukora neza. Kandi tuzi neza ko iyo urubyiruko rufite imbaraga, ngira ngo twabonye ubuhamya barimo batubwira by'umwihariko abari abakarani, abari abakanishi, abanyonzi, abamotari, abo bose wasangaga abenshi muri bo saa 2 za mu gitondo ubona ko ubuzima bwabo busa nkaho bwahagaze. Kubera iki? Ingaruka za byuma n'ibindi babaga banyoye. Ariko ubu ko birimo bigenda birandurwa burundu, urabona ko bitabira umurimo bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba kandi bafite imbaraga. Urabona ko ibyaha birimo bigabanuka. Ibyo rero nka polisi nibyo turimo twishimira kandi dukomeje kugira ngo hagaragara ibyo byose byasunikiraga abaturage kwishora mu byaha tubirandure burundu. Nitwa Ishimwe Samuel, abanuye mu karere ka Gisagara, mu mudugudu wa Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Mu buhamya igihe nabaha, igihe wari umusinzi cyane kuba biriya biyobyabwenge. Nakoze ibintu byinshi cyane kubera biriya biyobyabwenge. Igihe wari umuntu ntabwo najyaga ngira amafaranga, ariko ubu aho ibyuma babiciriye ndi kumva ntabwo wamubitira 10,000. Ahubwo ubu buyobozi bakomeze babitugiremo, nibura bicike burundu. Nibura urabona ko ubundi mbere genda umukarani mu kazi kanjye, mbere ntabwo najyaga nshora umufuka w'2.5, ariko ubu ngubu 6 ndabiterura nkumva nta kibazo mfite kuko genda umukarani muri uyu murenge wa Ndora. Imyitwarire y'ino y'abatwara abagenzi ku magare, mbere ibintu by'ibyuma bakundaga kubinywa cyane ugasanga nk'abagenzi baragenda baninuba ati gutaba abantu badutwara basinze, rimwe na rimwe bakanateza n'impanuka. Nkumva arahamagaye uyu munyamuryango wawe agwishije umuntu mw'ubu buryo inshuro nyinshi, ugasanga nuko banyweye ibyo byuma na bya biyoga by'ibikorano bitujuje ubuziranenge. Ariko aka kanya aho Repubulika y'u Rwanda batangiye kugenda babicyaha, babikura ku isoko, ubu bameze neza. Utwara umugenzi ku igare amutwara ameze neza nta kibazo. Nitwa Nzondora Viseni, ndi umuturage mu mudugudu wa Gisagara, nk'abashinzwe gukurikirana ibirebana n'umutekano irondo ry'umwuga. Iyo turebye rero birebana n'inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge, ubwo tuvuga ibyuma, hari igihe umunyeru yajyaga aza akaza yasinze, ugasanga kugira ngo akurikirane umutekano uko bikwiriye, aho wicara ugasanga yasinziriye, ugasanga ntazi n'ibyo ari gukora. Ariko muri iyi minsi aho zino nzoga ziciriwe, turashimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu, cyane cyane Perezida wa Repubulika Paul Kagame wadufashe kugira ngo iki kintu kigende neza. Uyu munsi umutekano umeze neza kandi uruze ku buryo buhagije, ntawe ukiza yasinze kuko inzoga zamaze gucibwa. Ubona ko nibura uyu mwanya umutekano waho turi uhagaze neza ku buryo bwihariye, ntapfa kutumeneramo mu gihe baje nta muntu wasinze kubera ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga bajyaga banywa z'ibyuma za kibingo n'andi mazina tutazi, na izi nzoga z'inkorano za kirabiranya, ibikwangari. Ubona ko ibintu byagenze neza muri urwego rwihariye, kuko uyu munsi dushimira na polisi by'umwihariko yagiye idufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Nitwa Ukwimanishaka David, abankuriye abakanishi abasuderi mu hano mu Gisagara. Cyambere mbanza gukora no gushima, ndashima Perezida wa Repubulika wadutekerejeho nkatwe nk'abakanishi abasuderi. Hari ukuntu twiyumvishaga yuko utanyweye icyuma utakora akazi utagira ute, ariko natunguwe no kubona abakanishi bagenzi banjye dukorana ahubwo aribwo bafite imbaraga kurushaho. Ubu ngubu ubarebye ubugira ngo nibwo bakiza, ntabwo ugira ngo ni babasaza bari bahari. Mbere baravugaga abakanishi bakavuga ati ni utuntu tw'udusaza, ariko ubu ngubu nta kintu cy'intege nkeya tukigira mu kazi. Sayimana Regise, umumotari hano mu mujyi wa Gisagara. Yewe nyinywa ibyuma, abyukaga mu gitondo nkumva intege zacitse, noneho no gutwara mu muhanda nkumva ntago ngenda neza. Ariko ubu ngubu turashimira leta yacu ko yabiciye. Ubu ngubu murajya mu kazi neza, ameze neza, arisereye mu mutwe, umuntu agatwara ameze neza. Hano muri Gisagara ubu ngubu amamotari bagitwara yasinze, bose batwara arisereye mu mutwe. Ibintu by'impanuka mu muhanda byaragabanutse byo kuri moto. Turashimira leta y'u Rwanda
yatuzaniye ibi bintu rwose ikaducira ibyatwangizaga ubuzima. Umuntu wabinywaga yahita agasaza, ukahita ubibona, akahita acika intege, ntagire imbaraga mu maso, ukabona ko nyine cyamurangije n'imbaraga zikarangira. Ariko ubu ngubu araza ari mu kazi mu gitondo agakora, agataha nimugoroba akajya akanywa inzoga zemewe na leta zujuje ubuziranenge. Mu rwego rwo kurandura ibinyobwa bituje ubuziranenge, ibyuma n'izindi za nyirantare, urugendo rugeze kure, tubihashya turi hafi kubirangiza. Hafunzwe inganda zagaragazaga imikorere mibi, kwenga ibinyobwa bituje ubuziranenge, dukuramo za ethanol n'ibindi by'imisemburo bidasanzwe twabonaga. Hakaba haramenywe litiro zisaga 57,000 n'ingunguru zirenga 20 za ethanol, hamwe n'ibyuma bitandukanye, amakarita atandukanye. Ibi byose rero byagaragazaga ko byicaga abaturage, kuko kuva uyu munsi aho bitangiye kumenywa ibyaha byaragabanutse. Niba naragiraga ibyaha 100 mu kwezi, ubu dushobora kubona ibyaha bitarenze 20 bijyanye n'ubujura gusa, nabwo bworoheje. Ariko mbere gukubita, gukomeretsa, ubujura, gufata abana ku ngufu byabaga ari ibintu biri hejuru cyane. Uyu munsi tukaba tubona ko nta kibazo kinini gihari. Ikindi ni amakimbirane mu miryango, abagabo, abagore, imirwano yabaga ari myinshi bijyanye n'izi nzoga, bigatuma n'abana batajya ku mashuri. Mu by'ukuri byagiraga uruhare runini mu gusubiza inyuma imiryango, kandi umuryango bikavuga umugore, umugabo n'umwana, bikafekita igihugu muri rusange. Ubu ngubu bikaba byatumaga n'iterambere ritihuta. Inkunga watanga yose ku muntu wasinze, iterambere wakenera yose ku muntu ufite amakimbirane, iterambere wakenera ryose ku muntu uhora muri biriya byuma ntirishoboka, kuko uramuha ibitekerezo mu kanya akaba yataye ubwenge, bigatuma icyo uvuga kidashobora kugerwaho, bigatuma rero tudindira no mu iterambere muri rusange. Kuko kugira ngo abantu batere imbere bikenera uruhare rwa buri wese. Ku ruzinga rw'umuntu umwe, ku ruzinga abantu 100, kubura abantu bafite intege nke baraye basinze bituma iterambere ridashoboka, amaduka dufite atabona abaguzi kuko babandi basinze.